wowe ibintu urimo ni ibiki waretse kunyina urusimbuka mu mwana wanjye ko ari cyo kintu nshaka ko nshaka umwana wanjye ko nta kindi kintu nshaka n'ibyo gushaka buri munsi buracya nashatse ugacya nashatse buracya nashatse nese na mugo ndakubwiye ngo ndashaka fisi ukayongeye kugira ikibazo ahura nacyo we nuriya mugore wa arahura nacyo twaramubuze ahubwo mama kuru yahari ndakubwira ngo araramuka yongeye kugira ikibazo ahura nacyo ibyo yaciye murabizi uzagayenda mfite na kuko nubundi yaje ngiye namuhenda henze ndi kumubuza kanga akavuga ngo reka ngiye kureba nyabura da nashatse uswari igihe uzagwa amaguru y'abagore ihangane niho kigomba kura gasubire zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora imyatsi ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kubundira kandi nzire komeze neza mwese muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'u mwese ndabasuhuje ndabashimira ko nabana ibitekerezo munyana mwandika muri comment zigiye zitandukanye kandi nshimira buri umwe ugira urambura akabako agira icyo atanga ku bantu tugenda dukoresha bagiye batandukanye bari mu buzima bagiye bunyuranye Imana igisubiza aho akuye kandi igimukubira inshuro zirindwi ndi kumwe na papa Fiston ndetse na mama Fiston ngira ngo murabizi ikibazo dufite cy'umwana wabuze kugeza isaha ariko biracyagoranye kugira ngo tumenye hano umwana aherereye ariko nk'ababyeyi bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo bashe kubona hano umwana wabo aherereye reka mbanze papa Fiston karame murakoze cyane uri kubona kuntu madame asa neza wasubiza ibi inyuma yifate mama wasubiza ibi inyuma akorasa neza mama wasubiza ibi inyuma pe mafisi hangane turabizi iki kibazo cy'umwana ikoreba neza abantu gusa andebana umujinya nicyo kibazo cye buri gihe nshatse kwiyunga nawe ngo dusubirane andebana umujinya mwinshi iri jisho warisubiraho noneho uri gutinya no kumureba ngiye narume ahubwo nzakora iki kwera kuyo byibura subirana na mafisi mubazi kora igire shaka umwana wanjye naye byo gusubirana na mama Fiston ntago ari byo ndimo wandaya shaka buri munsi ngo ushaka gusubirana na papa ngo na mama Fiston noneho icyo shaka n'umwana wanjye nta kindi kintu ushaka none se uri kumbaza iby'umwana gute ndakubaza iby'umwana gute yego usiko ndi kugenzwa n'ikizi usiko ndi gushaka iki shaka Fiston ntari mu rugo Keza niba umwoga rese ari mu rugo kwa nagutse umwana yabuze Kereka nkwereke ari mu ruhe rugo ari wawe se jewe umwana yigeze yaza mu rugo naramubonye pe turabonana tunaganira ariko arambwira ati nsuye mu rugo ubwo arambwira ati nsuye mu rugo cyenda nzagomba ngumvishe nuko ngeze mu rugo unenze ko ari mu rugo njye kamuma simwaretse kunyina urusimbi nk'urunguru mukama umwana wanjye ko ari cyo kintu nshaka wowe ibintu urimo ni ibiki waretse kunyina urusimbi ukama umwana wanjye ko ari cyo kintu nshaka ko nshaka umwana wanjye ko nta kindi kintu nshaka n'ibyo gushaka buri munsi buracya nashatse ugacya nashatse buracya nashatse nese na mugo ndakubwiye ngo ndashaka Fiston nta kindi kintu ushaka icyo nshaka ndashaka Fiston nta kindi kintu ushaka naho gushaka ujye ukomeza ugende ibyo uhuye nabyo byose ugenda urahura ibyo izo ni inyungu zawe nagareza Yesu uramumbaza kweri nanjye yajeje iwawe ndabyumva ko yajeje iwanjye sibyo hanyuma ni none se sibyo niko ntabwo yajeje iwawe kuzi iwanjye ni kimwe kuva yazi iwawe rero sindamubona icyo nshaka ndashaka umwana wanjye nta kindi kintu nkeneye naho ibyo ngo mama Fiston ngo wabaye neza ngo mama Fiston sibyo ngibyo babigiye kuki haraho babitogose bakabirari ibibazo ko muyamaze kumbana cyo nshaka ko nshaka umwana wanjye byabaye byinshi wala reka nkwereke ngewe nari nzi ko Fiston ari mu rugo nanjye namubuze nshakisha
ko ngewe nabonanye n'umugore wawe akambwira ngo umwana yaraje ngo muramwiruka ese muri mwamwirukanaga mu ruhe rwego ruvuga ngo umudamu wamwirukanye nyine mwamwirukanaga mu ruhe rwego Keza yarahari umugore yarambwiye ngo ntabwo yakwakira umuntu ngo umutunguye umugore washatse ariko uriya n'uw'amasaziro abana kamwereke uriya n'uw'amasaziro waretse nk'umugore mukuru twiganirira ukareka iby'uriya mugore wo mu rugo nyine ariko uriya n'umugore nyine ko nabonye akuze cyane se gukura si ikibazo ahubwo n'uburyo anyeretsemo urukundo ahubwo akaba ari uri kumwe usigaje no kuzashaka mama wawe tu ndabona ariho usigaje n'ahandi sore nyine hari igihe nzasundwa ibyo twibitindaho ahubwo njyewe wumva utaye umwana mutoya ugiye gushaka inyecuru nk'iriya yacuze abana mu nda ubundi abagabo b'ibisambu mbabona kare ujya ugashaka umugore utakibyara kugira ngo hatazagira umwana uza kuguteza ibibazo burasi ko wabitekereje oya ntabwo ariyo mpamvu iyi ni iyihe mpamvu se yatumye ujya gushaka ngakuze ku buryo ariwe ngo njyewe ibyo gukora byose nanabibonaga bitewe n'urukundo yari yamaye n'ukuntu yari yankunze cyane nari namukunze uhita uhuma ubusaza ubukecuru uhita ubushyira ku ruhande utuvuga ati umugore n'uyu ahubwo numva ko ari umuntu wamfasha mu buzima ndimo ahubwo ikibazo cyabaye rakize ni uko umwana wanjye yaje kunsura mu rugo wumvise yebana agahita mbana ikibazo umugore akambana ikibazo n'umwana nuko ari ingumba atabyara se waba ubyara warangiza yarabyaye ahubwo yarambwiraga ngo ubwo fisitaje ubwo nemere ngo nabe ngahita bazana none ngiye nkavuga nise baretse gatoya nkavuga nise Fisito nimba ari hano bibaye ngombwa none uhuzana n'abandi Fisito n'umwana yaraje kubasura n'ubundi ko ataraje kuri wanyu washyize ko yaraje muri vacances gusura se nayo mbabwiye ngo Fisito namubahaye ubu Fisito yananiraho amariye kubera umusore none se reka mwereke Fisito yaraje kunsura nta nubwo yaje kuba mu rugo rwose ariko akimubona yaratangiye ngo ngaba abana baturutse he kutabambyiye namwe se nakubwira abana ngira ngo ibibazo Fisito yahuye nabyo urabizi sibyo urabizi umwana wanjye araramuka yongeye kugira ikibazo ahura nacyo we n'uriya mugore wawe arahura nacyo twaramubuze ahubwo mama makuru yahari ndakubwira ngo araramuka yongeye kugira ikibazo ahura nacyo ibyo yaciye murabizi mafito turababa cyangwa tubaba mama makuru yaha umwana ari iby'icyazaba cyo tugitegure ngiye nguha amakuru ndaguha amakuru guteze ahubwo mwebwe mu makuru y'umwana wanjye kuko ngenda mushaka uzi ko ubu tuvugana ngenda shaka amakuru y'umwana wanjye ni nacyo kintu kiri kunzenza ndakubwira ngo nawe ukumbwira ngo amakuru ndaguha amakuru guteze ahubwo mwe mwakamaye amakuru mukambwira ati umwana wawe rero yavuye ahangaha yaraje aratubwira ngo aragiye reka tumushakire ahangaha ese muri kugira ngo njye kubarega nicyo kintu mukeneye hapana kuregana hanyuma ninamubona ko bitari bushoboke dore bitewe n'impamvu yabahaye kandi nabanje kwikubwira ho gatoya nyibwira Keza wari wansuye umugore nashatse ubu tuvugana ariko si umugore washatse sha ni icyo atara wambabariye uriya ni uwa mbere udatuma ndira uriya ni uwa mbere udatuma ndira ni igiki kikuriza nagenda ko umugore nashatse nese ujya gushaka ariko ubundi bajya bamwishakira mu roni bazamoko hoza agira ngo umugore nashatse uri umugore nashatse twagira ngo ahubwo uzi ukuntu byagenze umwana akigera mu rugo uzi ko umugore wanjye nashatse yagira ngo ni inyamaswa y'inzira nyuma se wabikoze hirya so nabwo umwana ndamuherekeza nabwo ni wowe ugiye mu rugo ejo tuzavugana kuri fone nigeza fone yiwe kwimamagara ndaheba nyuma yaho umwana mu burugo buretse gatoya umwana mu burugo urakumbwira ngo ntumufite simufite wumvise rata cyo nkwibariza ubu Keza nkubwiza ukuri pe ni ibintu bimaze hafi nk'iminsi runaka nkubaza ngo nundushwa kumenya amakuru ye wowe uzabimbwire ngira icyo nabikoraho none wowe wari unabizi niyo mpamvu warabajije Keza hari icyo bavuga ngo byibura ufite amakuru y'icyo kintu amakuru y'icyo kintu yafite ko umwana yaje mu rugo umugore akamufata nawe umwana agahita yegera ati kanigende nari mari umvise rata ariko ibintu byambereye mu rugo ndumva bitazongera kubaho ahubwo nawe nk'umugabo ari ikintu cyaba mu rugo nawe nk'umugabo ukagira icyo ukora nawe nka papa w'umwana uriya mugore yaje azanye ikikugiye mwanyirukanira ngo umwana iki kisehoka byaraye ko ari bya bindi bibera aho ngaho kanya yenda bitewe n'uko erega hari ikibazo rero rata Mafito
hari ikosa wankoreye rimwe ntunyemera ko ndi nk'umugabo nkumva Fiston. Njyewe ntabwo uri umugabo kuko ntabwo nunze. Ahubwo ndabyemera ko tubyimukeho. Njyewe nari nakoze akazi ko kuvuga ngo nizane undi muntu wamba hafi sibyo akamba hafi akajya mfasha mu buzima bw'ejo n'ejo bundi nko kukurwaza nyine we warizaniye umugore ariko kukurwaza kuba yenda amboneye umwana agahita amugiraho ishyari nta mari mfite urabwo nta mari muri ishyari ubundi ishyari buriya yari afite ryari rishingiye nuko menye Fiston nari mubwiye ngo namunderere narageze igihe cyo kureresha sinageze igihe cyo kureresha nimba utarareze umwana ari mutoya hari amaze kuba umusore yakwicira n'inshuro ntago nababwira ngo munderere usibye nibyo yego nuwase ntago najya kumureresha yego umuntu arakuze ni umusore noneho ikintu cyo kibabaje buri umwana ungana kurangira umumpaye ngo murese namwanga umuntu ntaheka umuntu wagura tujya umuntu utuma ukamubwira ati ngira ahangaha ngirayo genda ushaka ikirakano niba dikiye dugikora ubone amafaranga y'inkweto nyibwira uburyo kingomba kuba umwana wawe cyangwa se mumbwire njye mu buyobozi njye numvaga byibura ikintu cyamfasha twafatikanyije twese umwana sinzi ahari kuva yava mu rugo yafatanya n'umugore wawe mwebwe mwamwirukanye uriya mugore ukuntu wamubonye n'ibyanga ukuntu wamubonye none wamugisha inama yo gushakisha umwana utari we kubera ikizi waretse njye nawe kubera ko ari umubyeyi keza reka nkore keza fasha unyumve hagati yawe ikintu cye cyanangaje yarambwiye ngo ari uje kureresha ngiye mureresha umwana natuma nkande keza nabuze kumureresha n'uruhinja ubu ngubu nibwo ngiye hagati yanjye n'umugore twabyaranye Fiston yamfire twishakira Fiston wacu tukamenya amakuru yahari ibindi bikazazanye ibyo umugore nashatse tukabyigiza hirya ari kumbwira ngo nimbaza umugore nashatse umugore mfite urona wamugisha inama y'umwana wa Fiston urabona umugore nashatse wamugisha inama Fiston uzagayenda mfite nakuko n'ubundi yaje ngiye namuhendahenze ndi kumubuza kanga akavuga ngo reka njye kureba nyabura data byarangiza yahagera mukanamwirukana na nisanga banazahana umwana wanjye Fiston watsinge nawe tukubahana urabona umugore nashatse ndi wo kugisha inama yo gushaka Fiston cyangwa njye nawe dushyire hamwe dushake Fiston naragowe ko umwana aje kubasura muramwirukanye njye na mama Fiston umvise nk'umwana wacu w'amaraso yacu fasha njye nawe dushake ubona uzarekera gushaka igihe kimuri make sore bigiye kuzacamo ndekere ngaho bwakeye nashatse uzareka gushaka habaye reka mbanze mbone Fiston wanjye ndahita nkwe imyanzuro nashatse utwara igihe uzagwa amaguru y'abagore birashoboka ni ukuri hari igihe uzagwa amaguru y'abagore birashoboka uri muri nashatse kize ngiye gukora keza ndi imbere yanyu ikintu ngiye gusaba mama wa Fiston na papa wa Fiston namfasha umwana n'uwacu mfasha duhige Fiston usibye ko abagabo ntamuhwe mugira iyo uza gutekereza ko ari umwana wawe wabyaye ntabwo mwari kurara mumwohagiza yirukanka urumva uzi kuri se usibye yuko wagira ngo barakuroze ntabwo ari kurara unyahagiriza umwana yirukankana wacumwe n'inshaki umuntu nibazamo bana sinshakira umuntu nibazamo uko ushatse kangahe ko ari cyo kintu mubaza ushatse kangahe buri munsi nashatse bite byawe uwa mbere biranze uwa kabiri biranze uwa gatatu biranze ubwo se bite byawe Amanda ariko hano hogewe acyakoze washatse ubahebuza muri bose kabisa rwose washatse ubahebuza sinamubonagamo nk'icyamamare kizaza kunyubaka neza nkatera n'imbere none mama Fiston uzi imbere ukuntu byameze imbere urukundo rwari rumeze neza cyane mbere ariko rero yagomba no kugutetesha kuko arashaje ni kuri amubayeho se yagomba kugutetesha kuko arashaje rwose yatagutetesha ahubwo ari kumbona umusara cyatete nimba bagiteta nimba badateta ntago mbizi ke ngiye cyo nshaka n'umwana wanjye undi nibashake batete cyangwa barorere ngiye reka nkwereka teta kwaye uzagenda ushaka n'undi nagutetesha bajya bavuga ngo inshuto zibone sinzi ukuntu babyita ngo inshuto zibone ziseranira ngo abagabo bahuriye mu basezeranye urakoze cyane ntago uretse ikintu giye gukurikiraho ni kimwe ni kimwe nkwisabiye mu Fiston umvise mba hafi
ufatikanye nanjye ndakuba hafi nduriya mukecuru ugiye ko nshaka umwana wanjye ndakuba hafi gute mba hafi ndakuba hafi suri Fisto wanduhije none ibyo nayo kubwira mba hafi ndakuba hafi nkubwiye ngo twikurikire iby'umwana wacu ibyo uramugana nshatse ndakubwiye ngo ndashaka umwana wanjye ibyo kumbwira ngo mba hafi ngo umfashe tumushakishe ikindi kibazo ni iki kumfasha tumushakisha byonyine umushaka ni gute muratanga murajya kuri radio umushaka uratanga itangazo se mfite famiye nini nawe afite famiye ikintu akora ahamagara kuko urumva ashobora kuba yarabigize buraga bati Fisto buri ari kwasa n'iki cyangwa kwa nyina wabo nari nzi ko umwana yaje muri vacances kwasa ntago nari nzi ko umwana yamunyahagize tuvugana nanjye nari nzi ko umwana ari mu rugo umwana ari mu rugo se nta nomero zanyu ugira kutambaje ngo umwana yageze mu rugo kubera ibyo mwari mumaze kumukorera umwana ari mu rugo kutambaje ngo umwana yageze mu rugo ikintu mbona hanyuma se ataguhamagaye wakoze iki nk'umuntu w'umugabo nyine we icyo yakoze ni igiki nk'umuntu w'umugabo uzi uko umwana wanjye avuye mu rugo ibyo mumaze kumukorera kutanamaje ati ese Fisto wageze mu rugo warabikoze ntabyo nakoze kubera ko wari uri muri keya y'umugore wawe nyine yari yaranyishyura umugore ahubwo ngiye gukora umuti ahubwo hari n'uzazana akugobanya izosi kongera nsubize ibihe inyuma se yene yansubize inyuma Fisto ngaruke mu rugo rwa Fisto rwose neza twitetere urabona ko twe tubanye neza urashaka kugira ngo bigende bite ndashaka gucyura Fisto mu rugo kandi tukaza tunazanye wigira ngerekare naho se munzanire ngo urashaka gucyura Fisto nitumara kumubona uruhe rugo rwawe shakira Fisto nyine urugo rwawe shakira Fisto ndakubaza urugo uzamuzanyemo n'urwawe cyangwa n'urwawe nkwereke ikiza waretse byubura hagati yanjye nawe tugakora umuti wa Fisto tugashaka Fisto umvise tukamara kumubona byibura tukazaganira ku kibazo cy'abana ni ukuri kw'Imana kandi wamfashije ku kibazo cya Fisto twabiga twamuhunga ngo tumuhafi Fisto ashobora kuba afite n'ihungabana rya nyina ise ku ruhande nyina ku ruhande ise ku ruhande hari se waba afite ku ruhande Fisto ko atarabona nacyuye umugabo mu rugo ngo wenda avuge ngo mama ngo yacyuye umugabo yewe uburyo mbyumvamo n'uburyo mushakamo ndumva wamfasha tugashakisha Fisto tukimubona nshakira Fisto uko nta mugabo mwinjira nshaka iwanjye buri wese ko ari kuvuga ngo nshakira Fisto mereza Fisto wanjye mukavuga muti reka twese tumushake nk'umwana wacu muri nshakira ndi nanjye Keza reka nkwereke impamvu ibitera ni imwe impamvu ibitera Keza uzi impamvu ndi kumugabo nanshakire Fisto aje kureba se sibyo meruka aza kureba se kugaruka ko sinkuzi sinongeye kubona isura ya Fisto none se nanjye kava mu rugo aho urabizi ko navugije induru ukarenda niyo muzanure ya mukecuru wiwe umukecuru w'amagambo yambwiye urayazi yego icyo nshaka ni bamu umwana wanjye nta kindi kintu nshaka bitihise nimba wumva utabibashije umbwire njye mu buyobozi bumfashe ariko kugira ngo buriya mu mudugudu iwacu hose n'abantu tabarije mbabaza ni umwana wanjye ariko se ubundi nkubaze akabazo k'amatsiko nk'umuntu w'umugabo nkawe ngo mu mudugudu nagiye kubaza umwana yaje aje kukureba wajyaga kubaza mudugudu ni kwase ese mwamusohoraga muzi muri kumusohora he ngiye nyiguhamagara ngiye nyimuhamagara mbwira ati umwana ntago ari mu rugo nanjye naragera hano naye gukora iki mu byibura amenya amakuru y'umwana none ndabaza se nta mwana umeze gutya ureshya gutya ufite bag imeze gutya mwambone yatireka da nibwo namubwira mbwa ati nawe ndabona najya mu rugo ntawe ndabona nkajya mu kazi natamvuga nienda ayagiye gutembera nagaruka buretse gatoya nagera mu rugo nagera mu rugo ese umwana ari ati hoya nkahamagara Fisto bite ati nanjye nawe uri hano namagana Fisto tirekareka ya biranashoboka ako nimba baramutwaye mu mukwabo wagenda ukagenda byibuze bagafungura Fisto akaba ari wowe ujyamo mu kimbo kiwe nge ndumva ari byo byanyorohera kuri ngewe wivuga ko ahubwo twabanza tukakwikira amakuru y'umwana kuko aramutse yaragiye mu nzererezi ndumva ikiza ari uko wajya mu kimbo cye mukandekurira umwana agataha kuko byose niwe wabiteye iyo adahinda ngo ngiye kureba papa nkaho hari ikintu wamumariye urumva ariko akunda se nyine aramukunda kandi nta n'ikintu amumarira ariko iyo muvuze umubyeyi nta kintu umariye umuntu muyiturutse nta kintu umariye kandi njye nta kimumariye
vugisha umuntu ungana kuriya abona cyo numara kumubyara byonyine ubu wamubumba se igishoro cya mbere no kumubyara wapfuye yarihuse nyine yaramubyaye ahita wumva yuko umwana yakuze tu nta kibazo cyangwa ngira abagabo rwose kumubyara tu agashuri wamwishyuriye se kumurwaza ko namurwajije waba waramfashije naritabaje inshuti n'abavandimwe n'abantu bakamfasha ni igiki wankoreye muri ibyo byose ikibazo cyamaze kwaba ni uburyo nabyayemo umwana nkabona ari kumubona kandi akuze ageze agiye mwamusora agase yari bagiye ko yamubyaye ko namuheza abagabo rero sasa hagiye bose hari igihe hazinjira umwana hasokura umugore uzareka ntabwo akavuze ngo hari igihe wari kubikora icyo gihe nibwo ari kugaragara kuri umugabo yaracinjisha ngira ngo ni umuntu ariko uzi ko usigaje kuranana na nyogokuru wawe ndabona ari icyo usigaje sore buriya ngiye gutekereza nk'umuntu w'umugabo nanjye mfite impamvu kukibanye ndira wamboneye betse gatoya hari ibintu nzakosora muri iyi minsi fasha twishakira umwana wacu turamushakira wese muri make n'ibyo byose nimba ukunda uriya mugore ugomba gukunda n'abana be n'agakunda abawe hanyuma se mwarabikoze kuri umugabo ntabwo abana bazareka kugusura mu rugo kubera umugore yego kandi ntabwo uzajya ubwira ngo duhuriye mu kabari ku gasozi ahubwo se basi iyo umbwirira umwana ati wapi nashatse intare y'ingore nta mwana bashaka mu rugo umwana wanjye akigumira mu rugo akaba aretse kwangara ibyo ntabwo ari cyo byari kuba bitwaye kamubwira ati si umugore nashatse n'intare y'ingore ushubije ibintu inyuma uzize uteretana yambwiraga yuko byose ari nta rebi ansohokana se uzana nsohokanaga tugatembera nkabona ni shodiro kabisa cyane nayo ikintu wamukurikiyeho ese nuzi ko